Yes, reka mbifurize igicamunsi cyiza shuti bakunzi ba Mwiki Official, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose. Hanyuma rero mbaye ikaze muri aya makuru mashya agezweho, n'amakuru akomeye ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kubera urugamba ruri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Hari amakuru anzanye yihutiwe, tuje gushyiraho akadomo kuri iyi nkuru iri kugira tuti M23 andi twirwaneho, ati batangiye gusubiranamo, twirwaneho ngo bayigumuye ku rwego rwo hejuru, itangiye kwivumburira M23 ati ntago tugikomeshanyije urugendo kuko intego zacu ziratandukanye. Ubu tuvugana ngiye kubibasobanurira mbibabwire iyi propaganda iri gukoreshwa na leta ya Kinshasa bashaka gutandukanya amadubu n'intare. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ariko munyemerere inyabagire imuzine muzingo mbasobanurira akantu ku kandi kugira mudacikwa n'akantu na gatoya. Si ibyo gusa turi bugarukeho, kuko turagaruka no kubiri kuvugwa Kinshasa naho byatangiye guhindura isura, dore yuko ubu tuvugana uwitwa Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bishobora kuba byamaze kuba bimubana ibindi ashobora kuba ngo yicariye imbabura cyangwa se ishyiga rishyushye. Tugiye kubirebera hamwe, ese uyu mugabo biraza kumugwa amahoro, nibiki yakoze. Ndagira ngo uze kunyumva neza cyane, byose uraza kubyumva muri aya makuru. Mugenzi we Evariste Ndayishimiye nawe ibintu byamaze kuba bimudogerana nyuma yo guhamagaza abacashuro barenga hafi icyatanu ngo baze bajyara ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Amaze kubishyura ukwezi kumwe gusa, ariko ngo igihugu kise gikena aba bacashuro rero ndabona ibintu byabaye ibindi mu mbabarire kabisa, nimuvuge ngo ndi kubiseka, ariko biranasekeje kubona Evariste Ndayishimiye ari kugura abacashuro kandi twari tumuzi nk'umuntu ufite igisirikare kiboneka n'ikitaboneka. Iki gihugu cya Eden rero tuzi neza ko kirinzwe n'Imana, turaje tubirebere hamwe ese kuki ari kugura abacashuro kandi afite igisirikare yiremeye cyitwa Imbonerakure. Ndaje byose tubijyemo neza, tubanze tumenye akantu ku kandi niye mpamvu imuteye kugura abacashuro. Iyindi technology M23 yazanye cyangwa se irindi koranabuhanga M23 yazanye ni hano muri Uvira. Ahangaho ubu tuvugana rero icyitwa drone bazifatiye imyanzuro tayari za izamuka, itaragera niyijya cyangwa se itaratangira gahunda yayo, ihitiraswa direct ako ka mwanya nyine. Ibintu rero bishobora kuza guhindura isura. Wenda gusabye ngo ntege amatwi gusa, hanyuma ngusobanurire ibyaya makuru namaze kuba ngira gute, namaze kuba nkutegurira neza cyane 65. Hanyuma si byo gusa turi bugarukeho, turagaruka ku mugabo bita India Queen, ari nawe turi buhereho. Ni India Queen cyangwa se umwite Innocent Kaina. Hanyuma tute tugaruka no kuri mugenzi we bita Thomas Rubanga, bafatanyije gushinga umutwe bawita CRP cyangwa se ni CRP n'ubundi. Ahangaha ndaje mbibasobanurire nabyo ibyabaye, kuki bari gushaka gufata umujyi wa Bunia, ndetse uwitwa Thomas Rubanga nawe akatashaka gufata agace kitwa Pofi kari hafi na Gisangani, ngo barashaka korohereza inyeshyamba za M23 ngo zize zibagereho vuba, hanyuma ngo bafatikanye bahite berekeza Kinshasa. Tubabwira ko Gisangani ifatwa nk'umurongo utukura ku gisirikare cya leta FARDC, baramutse M23 bawinjiye bakawufata umujyi tayari twatuvuga ati Kinshasa itaraberagamo intambara, ubu tayari intambara iratangiye, kuko n'amato masa ukahita wigerera neza hara mu mujyi n'ubundi wa Kinshasa. Ibyo byose rero ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri Shabunda urugamba rwahinanye, drone ziri kurasa ku bwishi muri Warikare, kiraro cya Mpeti bagisenya buri kabiri. Ese noneho M23 iraza kongera icyubake. Byose rero ugiye kugenda ubyumva. Ndagusabye rero mukunzi wacu, wowe tubana umunsi ku munsi, niba uzi ko wakanze subscribe, wihutire gukanda like na comment, umbwire ko turi hamwe. Hanyuma nawe mushyashya uje uyu munsi, ndagusabye ngo kandi subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi nzajya ngenda nkugezaho umunsi ku munsi. Gene nitwa Pacifique, ni Mwiki Official, turi hamwe. Hanyuma rero nta yindi nkunga dukeneye usibye gukanda subscribe kugira ngo nyine tuzamuke tutere imbere, hanyuma nyine ejo cyangwa ejo bundi uzabone natwe turimo abakomeye. Turaje rero tubirebere hamwe mu rusange, niyo nkunga yawe ikomeye. So munyemerere amakuru yacu tunayanzike mu buryo
bumwe cyangwa se ubundi tubanze turebere hamwe nyine ibiba biri kuvugwa aya masaha, gusa turaza kugaruka mu tuntu n'itundi aya makuru nitugera ku musozo tukubwira hano mu Rwanda uko byifashe. Ndakubwira ukuri rero yuko mu Rwanda naho buriya ibintu bitaba byoroshye. Yego ndaje wenda nabyo mbikubwireho gatoya, ariko munyemerere amakuru tuyanzike nyaboneka tuyahere i Kinshasa. Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishije aherutse kugirira uruzinduko hano i Kinshasa mu ibanga rikomeye, aho yahuye na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ari hafi n'umujyi wa Bujumbura, hano by'umwihariko muri Uvira. Murabizi neza cyane ko bihanye imbibi. Perezida Evariste Ndayishimiye amwe mu makuru abashije gukurura yambwiye ko icyari cyamujyanye ari kubwira Felix Antoine Tshisekedi mu gihe ari kuvugana n'uwo witwa Eric Prince agomba kongera abacashiro, umubare w'abacashiro nyine ngo bakazanwa hariya kugira ngo barwanye nyine zino nyeshyamba za M23, ngo hanyuma ngakongera umubare ukaba munini kugira ngo nyine ngo haboneke uburyo bwiza bwo gukumira inyeshyamba za M23, ngo ariko uwo mubare w'abacashuro bagomba kuza hagomba kuzamo n'aba Evariste Ndayishimiye. Rero ibi ngibi nabyo ngira ngo nibyo ni bimwe mu byo ngiye kubabwira. Impamvu nyamukuru Evariste Ndayishimiye ari kugira gute, ari gushaka kugura abacashiro. Navuga ko ari abacashiro batari bakeya be na gatoya. Bano bacashiro rero bagiye kuzanwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barenga hafi 2762. Abangaba rero bakaba aribo bagiye kugira gute, kuzanwa hano mu burasirazuba by'umwihariko mu gice cya Uvira. Ibi rero bikaba bimwe mu byaganiriweho cyase mu byo bahuriye nyine we na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi, baganira amwumvisha buryo ki agomba kongeraho abe basanga hafi 700, basanga abandi 300 bari i Bujumbura, ngo bakaba nk'1,100. hanyuma nyine ngakabona buryo ki arinda umutekano akavaringa nyine umutekano w'igihugu cye, hanyuma kanarinda umutekano w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ngo guturisha umujyi wa Uvira ngo bingana no kuba baturishije umujyi n'ubundi wa Bujumbura. Avuga ko kandi azakora buri kimwe gishoboka icyo ari cyo cyose inyeshyamba za M23 ntizironke amahoro cyangwa se ngo zibone ubundi buryo bwiza bwo kuba babaho muri rusange. Ibi rero yabivuze tenara nabishimangira. Felix Antoine Tshisekedi nta kindi yakoze usibye kutabwira abari ku rugamba Lieutenant General Pacifique Masunzu yasamagarwa ku kamwanya, aramubwira ati ngaho rekora drone zitangiza umuriro kuri M23. Ubu tuvugana rero drone niko binameze, byahise zirekurwa. Buriya itegeko rya perezida mujye muryubaha. Perezida uko ari kose, nubwo yaba ari mutoya cyangwa se ari mukuru, nubwo yaba afite ubwenge cyangwa atabufite, icyitwa itegeko kirakota. Ni ukuvuga ngo agukubitisha amategeko kandi ukagira gute, ukayemera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So munyemerere twite tunihuta cyane tuve kuko gukomanyirizwa kwa M23 tubiveho, ahubwo twigire ku yindi mirongo mishyashya inzanye muri aya masaha. Amwe mu makuru akomeye cyane none angaha mu bitero byabayeho, n'ubundi bikaba ibitero byagabwe kuri M23. Ibitero navuga ko ari ibitero karabutaka bigabwe muri teritwari n'ubundi ya Shabunda, ahari inyeshyamba za M23 ubu tuvugana. Aho ndi bukubwire yuko ibintu byamaze kugira gute, guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Inyeshyamba za M23 ziri gukora iyo bwabaga kugira ngo zibe zagira gute, zabasha kurinda nyine ibice bimwe na bimwe by'umwihariko biberamo urugamba, harimo ibyo bagiye bagira gute bigarurira. Ahangaha rero tuvugana M23 yagabweho igitero bahita Nzibira. Aka gace ka Nzibira gahereremo n'ikibuga cy'indege. Ahangaha rero M23 ikaba yagabweho igitero, yari operation yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo babe bafatwa, ahabe hafatwa nyine ibyo bice byose by'igisirikare cya M23, ariko ntago byigeze bigira gute, byigeze bibakundira ngo bigende nk'uburyo kibari babiteguye. Ubu tuvugana rero nyeshyamba za M23 zikaba zagize gute, zakozemo akazi gakomeye cyane, zakozemo akazi gateye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa se
ubundi, aho rero nk'ubu tuvugana M23 ibashije gukubita ibitero bigeze byari byagabwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB hano muri Nzibira. Hano hari n'abazarendo benshi cyane kabisa, ahanini urebye igitero cyaje ngo cyari cy'abazarendo. So reka tuve mu ibyo bice twigiraho drone yarashe muri Warikare, hanyuma amakuru tunayasoreza ahangaha muri Warikare. Rero M23 muri kano gace Kampeti kabisa kagabwemo ibitero bya drone no muri Masisi, uduce tumwe na tumwe no muri Rucuru. Mu kanya gato reka nze nyabagezeho, ndaje mbanze ngire utwo nkurikirana gatoya, ndaje nyabagezeho.